Murakaza neza nk'uko bisanzwe turacyari kuri Go and Study Scholarship nk'uko bisanzwe tugenda tubagezaho ama updates available opportunities ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo biba byabafasha mu bigendanye na academic process zanyu. Rero hano turacyahari kugira ngo tubafashe mu bigendanye na application. Twagiye dufasha benshi bari muri campuses zitandukanye izo mu Rwanda ndetse n'izo hanze, baragiye benshi batangiye kwiga, batangiye amasomo yabo. Rero n'ahandi nta yindi soko y'amakuru hano hambere bayakura ni muri Go and Study Scholarship. Rero hano tukaba tubafasha mu bigendanye na application, kubageza ama updates atandukanye kugira ngo mukore application zanyu zizabe zagera ku musaruro mwiza, mubone ama campuses atandukanye kugira ngo inzozi zanyu muzazikabye zibe impamo. Rero mukomeze mubane natwe, turacyari kuri Go and Study Scholarship. Tugiye turi team ngari tugenda tubafasha mu bigendanye na application. Rero niyo mpamvu kwiriye kutwegera ukabana natwe. Rero hano hari scholarship ihari ku bufatanye n'u Rwanda with Hungary. The government of Rwanda in collaboration with the Republic of Hungary has officially opened the application for Stipendium Hungaricum Scholarship. Iyo ngiyo niko scholarship bayita. Rero hano ku bufatanye n'u Rwanda ndetse na Hungary, hano bakaba babazaniye scholarship nziza cyane. Yes, batanze kugira ngo abanyeshuri bose bafite ubwo bushake babe babasha kujya kwiga muri Hungary, mu gihugu cya Hungariya, kugira ngo mube mwajya gukurikirana amasomo mu bice bitandukanye cyane. Rero ni byiza ko aya mahirwe muyamenya no ukaba wabasha kugerageza gukora application. Rero application wakwibaza ngo deadline ni ryari? Ubu ngubu iri open, ahubwo ikaba izarangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Rero ni byiza ko iyi scholarship itagucika kugira ngo ube mu bantu ba mbere bazakora iyi application. Application iracyafite igihe, ni 2026 mu January. Rero biragusaba ko uba steady ukaba uhari. Submission deadline is January 15th. Rero ni byiza ko hano uba uhari kugira ngo babasha gukora iyi application ntigucike. Rero ni binyuze muri Go and Study Scholarship. Rero twiyemeje kujya tubahereza ibyo byose kugira ngo mube mwabasha gukora application zanyu. Hano ikintu cya mbere, eligible criteria zikenewe kugira ngo babasha gukora iyi application. The first one is kuba uri umunyarwanda ufite indangamuntu y'inyarwanda. Aho ngaho automatically uba wamaze kuba mu bantu bashobora kuba bahatanira iyi scholarship. Then ikindi kintu, ugomba kuba uholdinze AD diploma cyangwa warasoje senior 6. Sinzi igihe waba warayisoreje, ariko ugomba kuba ufite advanced level certificate. Iyo ngiyo ugomba kuba uyifite mu kiganza cyawe. Ikindi kintu na academic and language requirements. Hano rero hari ibindi bintu bisaba kubigendanye na academic and language requirements bigendanye n'ururimi. Hano first of all, ururimi hano tuba tuvuga ushobora kuba waba uzi urundi rurimi rutandukanye n'icyongereza, aho ngaho ni sawa cyane, ariko ukaba uzi kurukoresha neza. That is why hano ukenera amadokima amwe n'amwe. Hano nanone ugomba kuba uri nomine na High Education Council, iyo bita HEC. Hano HEC niyo ibifitemo uruhare cyane. Higher Education Council, hano HEC niyo ikora nomination y'abantu bagomba kuzajya kwiga muri Hungary. First of all, hano ugomba kuba warakoze application muri HEC kugira ngo bazagufashe mu bigendanye no kubona itike yo kujya kwiga muri Hungary under this scholarship called Stipendium Hungaricum. Rero ni aya mahirwe rwose ntagucike, nawe uzabe mu bantu bagiye kwiga muri Hungary. Urabizi ko ari abroad, rero byaba ari sawa cyane kujya kwiga muri Hungary. Byagufasha cyane kugira ngo uzabe umwe mu bantu bize hanze. Then there is some required documents. A formal application letter addressed to the Director General of HEC. Hano hari ibaruwa ubanza kwandika
yes, hano urabanza a form application letter igaragaza ko ukeneye kuzajya kwiga muri Hungary ariko ikaba addressed cyangwa ikanyuzwa muri HEK, Director General of HEK. Hari akandi kantu, a copy of national ID, nayo babwiyeho haruguru, one passport sized photo. Hani ifoto nziza ya passport. Please bavuze ifoto ntabwo ari ya foto yari yose ugenda wifotoza uko wiboneye ugenda wifotoza, no, igomba kuba ari ifoto iri clear isa neza ku buryo n'umuntu wese uyibonye avuga ati this is a passport photo. Igomba kuba ifite background iri white ugaragara neza, amatwi yose akaba agaragara fresh kugira ngo izifashishwe ahantu hatandukanye. Then ugomba kuba ufite uholdings icyo bita English proficiency. English proficiency hano ugomba kuba uyifite igaragaza ko uzi ururimi rw'icyongereza. Rero ugomba kuba uholdings icyo bita English proficiency kugira ngo bikugendekere neza. Rero ntabwo iyi application ari ukuza gutya ngo ugende wikorera application biraho, ahubwo ugomba kuba wujuje ibyo byangombwa. Ikindi kintu ugomba kuba ufite icyo bita motivation letter. Then there's other documents that are required. Izo ngizo mwagenda muzimenyeshwa nyuma, ariko ibyo ngibyo ugomba kuba ubyujuje. Then wakwibaza ngo ubundi ni izihe faculty dushobora kuba twasangayo. Hano hari agriculture and environment, environmental sciences. Hano dusangamo agriculture engineering, environmental management, food science and technology, forestry. Ariko hano mu gisata cy'ubuganga dusangamo medicine, pharmacy, nursing, public health and even dentist. Naho muri public health dusangamo utundi tuntu twinshi. Rero ubwo ni muri technology ntibacitswe, ibyo byose dushobora kuba twagira ute twabisangamo. Then dusangamo amafakulite menshi no muri art, no muri law, no muri education. Aho hose uba kuba warize hege, aho ngaho ushobora kuba wabonamo faculties MPG ndetse n'izindi zitandukanye, no muri psychology, sociology ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero hano ushobora kuba wabonamo scholarship. Rero twandikiye tugufashe mu bigendanye na application umunsi ku wundi, tuba duhari ku bwanyu. Rero ni byiza ko mumanuka mukaza mukatwegera tukabafasha mu bigendanye na application. Ibyo byangombwa byose bicishwa muri HEK. HEK mwabonye ko iri in collaboration with Rwanda, Hungary iri in collaboration with Rwanda kugira ngo bahereze abanyarwanda scholarship. Rero ugomba kuba wujuje ibintu bitandukanye. Rero hano kuri HEK hari dokima, izo dokima zose twagiye tuvuga haruguru ugenda nazo ugira ute uzaprayingamo. Rero uzaprayinga cyangwa uzohereza kuri email ya HEK kugira ngo uziterekeyo bagende bazigenzure barebe ko ibyangombwa barimo kugusaba ugize ute ubyujuje. Rero komeza ubane natwe kugira ngo ube wabasha kubona iyi scholarship. Rero ni byiza ko mukomeza kubana natwe nka Rwanda Study Scholarship. Turacyabakunda cyane, that is why amahirwe nk'aya ngaya. Hano submission urabibona, hano ushobora gukora application, 1 week left to apply for this scholarship. Rero mutwegere kugira ngo tubafashe mu bigendanye na application. Iracyari Hungary binyuze muri scholarship bita stipendium Hungarikum. Rero mukomeze mubane natwe, tuzabafasha mu bigendanye na application. Muhumure cyane, we are here for you. Mukomeze mubane natwe, turabishimiye cyane. Iracyari Go and Study Scholarship. Murakoze cyane.